Salem kabisa. Attention kufra Hilal ahantu heza. Rasi komporar Hilal. Ndani Hilal za kufura matera zigendera hasi ikanyura mu rukutika rupfu muri gato rikinjira niyo bakaraze barangije. Adolphe arirambura wese ariko ntacyo agomba kubikoraho abona Sanyo tayari. APR bayiterekamo icyambere Hilal kimwe APR ubusa. Yitwa El Hadji Madi Kane international sénégalais. Rekura kufuri igendera hasi kabisa nka za Yellow Submarines z'abanyamerika. Gari rambura ku ipoto ya mbere bita Adolphe akoresha tekinike zose, akura izi nzoka, akura izi pusi, akura izi nkende za tekinike zose zo mu bashaburini biranga umupira umujyana mu ncundura kabisa, umujyana neza cyane umunyasenegal ateye kufra sanfire nzira mugozi iteye ubwoba zimwe z'Iburayi kabisa. Fana babaramu b'abanyasudani hano barahaguruka baraserebura. Ikipe ya Al Hilal ku munota 14 kimwe APR ubusa. Aya APR rero itangiye Mohamed Salem isho Assalamu alaikum Chakabiri. Nindani Hilal rekura icumu ry'atari, rekura umwambi, rekura umuriro, rekura agatari nayo hatari sore kabisa afatiranye. APR yari itangiye gushyuha igize tamfori ivuga iti reka turebe ko twagombora. Yari yashyushye iri kuzamuka buri kanya tubabwira uburyo imaze guhusha. Maze umusore Abdul aritsinze witwa Abdul yisanga asigaranye n'umusore wa Hilal arekura ishoti rifite imbaraga. deflection. Abdul ahindura umupira icyerekezo cya deflection, umupira uragenda wisekura mu nshundura. APR yandika igitego, bayandikamo igitego cya kabiri. Hilal 2 APR ibona kabisa icyo bita challenge ikomeye y'ikafite ubusa. Ibintu by'ibinyabutabire nyine kora amakosa imbere y'izo Al Hilal golozo koromokosa. Ikipe Al Hilal barakubarira kuva kuri kimwe. Wahid iryo ni rimwe, icyo ni icyambere mu cyaramu ni Wahid. Terekamo icya kabiri Isnan, terekamo icya gatatu salasa. Al Hilal salasa bitatu,
APR 0-0 ubusa. terekamo kabisa, rundamo ewana, barakara cyane bavuga bati nta mwanya dufite wo gutakaza Al Hilal. Baterekamo igitego cya gatatu. Uyu musore wagiyemo asimbuye Abdelrazig Yagoub Omer Taha, bamwihereye kado. Si Dawuda, urabibonye ibintu Dawuda akoze. Dawuda afashe umupira ashaka gusubiza umuzamu Ruhamyankiko. Atansere gaturebe aperi bati waraririye, bari bakigejejemo kimwe, ariko baravuga bati wari waraririye wowe. Ati mwabanje no gukururana aho ngaho mukina nawe umukinnyi wa Hilal. Ye baba we. Toyori bine Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagob Jamaica pose. Umuzamu wagiye amasimbura Ruhamyankiko, Ivan wagiye amasimbura Dorfe. Afata umupira aramanga, areba mu bice, areba hasi, areba mu kirere, areba ku butaka, aravuga ati uyu mupira ndawuha nde? Mu gihe akibitekerezaho cyane atinda gufata umwanzuro, uyu musore kapiteni Mohamed Abdurrahman Yusuf Yagoub araza amushyiraho umwuka, pressing yo hejuru, arawumupapura. Umuzamu yitegura gutera, araza arawumutwara umupira, kura mu kirenge, arawumukura mu maguru, arangije asigarana izamu rirangaye. Aterekamo igitego cya kane. Ahuba ikipe Al Hilal bine, Ahuba ni bine mu Cyarabu, 0 ubusa ikipe Piara. Ubwo rero nuko yabigenze nyine. Ana we. Bitanze icyo bita isomo. Abasaza ba kera baravugaga bati icyo bita isomo rya ruhago. Abafana ba peri batangiye gusohoka uwabareyo. Kumwe abareyo bajya basohoka iyo batsinzwe umwe. Abafana ba peri icyo bita gusohoka kibayinamba. Dukeneye icyo bita deba. Kibayinamba n'isoni nyinshi mu maso. Umusekirite abafungurira umuryango, arababwira ati ijoro ryiza abafana beza, mwakoze kuza gushyigikira iki kipe. Kandi agira ngo ngumenyeshe ko tugeze ku munota, urumva, wa 81, byibuze harabura iminota nka 10 n'ingahe n'inyongera tuzibarira, ariko abafana bari kwigenza.